ntabwo nakubwira ngo ni intebe gusa cyangwa ibiki, oya biravangavanze byose. Nicyo nkubwira ko iki kiganiro kiri specially, ugomba kwihangana ugafata iminota mikeya ukajya umenya ibintu bigezweho, ukamenya ngo ese ubundi ngiye ndamutse ngize ubushobozi bwo kugura ikintu runaka nagura iki, ukamuye ese ngewe ubundi ibyo ntunze bijyanye n'igihe cyangwa ahubwo mba ndaho abantu. Utadeya, this is John B Engineer. So ndabasuhuje cyane mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye ku isi. So ngewe ndi umutekinisiye mukuru, banyita John B Engineer. So ngiye kukunyuriramo ahangaye ibikoresho bigezweho kandi ugomba kuba utunze muri salo yawe mu mwaka wa 2025. So twikuse rero, reka duhite dutangira cyane cyane n'intebe zo mu rugo. So iyi ntebe nubwo wenda wavuga ko wayibonye ahantu henshi, ariko ibikoze mu buryo butandukanye. So ndakubwira ko iyi ntebe hano mu misego bagomba kuba harimo matora ya nani, matora byibuze ya comfy. Babashije kuguha amatora ka comfy mu hano byaba ari sawa. Hanyuma iyi ntebe twebwe iyo uyikoresheje iwacu ukaduha komande tuyikorera 350, kandi komande zirihuta cyane, twebwe twakira komande gusa. Reka duhite twihuta rero. Aka gatebe dukunze ko kita APR kuko aba ari umukara n'umweru nk'uko bibona, ako so urabona ko ari sawa, kandi kuri ayo mafaranga urumva ko ari makeya. Twihuse cyane, duhereye ku ntebe wenda turagenda tuzivanga tugeze kugera mu ya similiki rero twihuse, kuko hari igihe umuntu atabasha kureba ikiganiro cyose, ariko yaho afunguye cyangwa se abashije kureba akamugirira akamaro. Iyi ntebe niyo bita matunda. Next ku bindi biganiro wenda nzagenda nkora, nzarushaho kwinjira mu ntebe neza, ngende musobanurira. Similiki nimero ya mbere, similiki nimero ya mbere. Hanyuma iyi ntebe ikaba twayikorera ku 700. So tukaba twabiganiraho, hanyuma tukaba twakoresha similiki nimero ya mbere, kandi tukaguhereza n'akameza nk'uko uyibona irabagirana, ishobora kuboneka kandi mu mabara yose. So twihuse cyane rero, twagiye saramanje. Nakubwiye ngo ndabivanga byose mu kanya, urabona n'ibitanda, ibintu byose ndagenda migisa kugira ngo weho ushobora kwisanga ku kintu ushaka kuba watunga, hanyuma ugahita wumva n'uburyo twabigenzamo. So ndi kwihuta cyane, ndi kwihuta. Iyi ni saramanje. Aha twe twayibajije, nuvuga ngo ino meza kiriya giti ni pinusi, ariko ifite finissage nziza. Ushobora kututegeka wowe ngo tubikore no muri ribuyu, nta kibazo cyamuvura, tukaba twabitera n'iryo rangi, ariko already aho ngaho uba wihindeshereje ubusa. Pinusi nacyo yumye neza, yakoreye finissage nziza. Urabona ko iyi saramanje nayo ibimeze neza. Hanyuma iyi saramanje ikaba yaboneka ku 350. Nimero yanjye yo iriho hano hasi, urashobora kunkontakta cyangwa se ugahita unyandikira kuri WhatsApp. Cyane please jya wandika, kuko call yo hari igihe mba ndi gukora sinumve telefone, cyangwa ugasanga telefone yazimye ugasanga urambuze, ariko wanditse kuri WhatsApp biba ari bon sana. Twagiye tuse tugera ku kandi gasaro keza. Ni ukuvuga ngo aka gasaro nk'uko ukabona kari mu mwenda wa mbere, cyangwa se muri iyi myenda ya mbere igezweho. Urabona ko kameze neza. Nk'uko ubibona aka gasaro nje nakaguhera 500 by'amanyarwanda. Imyanya nk'uko uyibona buriya ni tubara ko ari 7, ndetse n'akameza kayo agafite utwana 2. Tugahita dukomeza. Saro wayibonye nayo, then ni Saro Champions, cyangwa se bamwe mu masaro manini ajya ahantu. Iyi saro utayishegera cyangwa se utagaragaza yuko uyikunze, please utayikunda ufite ahantu hatoya. Nuvanga ino saro ijya ahantu hanini cyane, tuvuge yuko byibuze hafite 3 kuri 2. Iyo saro uba utayifite rero yewana birakugora. Abantu bamwe na bamwe baravuga ngo se kuki tudakoresha mwe mu mafoto, ngo tuba twaragiye dukora tw'intebe twakoze ngo tuvanga nayo online cyangwa se kuri internet. Nuvuga ngo byose nyine biba bivanze. Nuvuga ngo uko yayibonye gutya imeze gutya, n'undi natwo twayikoze mu kanya nshobora no kwigeraho twarayikoze, ugahita ubona ko iyo twakoze nta hantu biba bitaniye. Nuko icyo abazungu baturushaho, bamara gukora ibintu bakabifotora neza bakoresheje amakamera ahenze, hanyuma bakabishyira online kugira ngo babashe kumvikanisha ko ibicuruzwa byabo biri pro. Hanyuma natwe rero tuba twabikoze neza kandi ku giciro gitoya. Iyi ntebe ni 800. Twagiye tugeze kuri similiki yindi nayo, agatebe keza cyane karyoshye ushobora kwifashisha ku bantu baba bari gukora mu bukwe, abajene. Ushobora gukoresha intebe
ushobora gukoresha ino ntebe ku 750 twe twayiguko ngo kimeze ariko please ibiciro mba nkuhaye aba ari byanjye nawe ugiye kuza tugakorana ntago mba nkubwiye nyine kugenda ubishyire public ari ngo uhita ugenda handi hantu ngo ubusenga umva ngo hano hantu uko uyu musore yavugaga gutyo no way no kuvuga ngo ibyo ni ibintu ngenda bikora bino bintu ni uraza ukamakomande ubundi wamara kumakomande nkabikora urumva rero ntujya kubwira umucuruzi usanzwe gucuruza ahantu come on aba yaranguye mushe abazishyura inzu abazagira gute abafite ibintu byinshi ariko twebwe niba tubyikorera nk'abatekinisiye ubumeze nkaho n'ubundi duhaye mendevre ari ibikoresho ubyiguriye niko tuza nkaho tubibaze so twagiye iki gitanda nkuko ubibona nge nakubwiye ngo ndagenda mbivanga ntabwo nakubwira ngo ni intebe gusa cyangwa ibiki oya biravanga vanze byose nicyo nkubwira ko iki kiganiro kiri specially ugomba kwihangana ugafata iminota mikeya ukajya umenya ibintu bigezweho ukamenya ngo ese ubundi ngiye ndamutse ngize ubushobozi bwo kugura ikintu runaka nagura iki ukamuyese ngewe ubundi ibyo ntunze bijyanye n'igihe cyangwa ahubwo mba ndaho abantu baza bancisha amizisho bananseka nawe ubwabo ugomba kuba ufite agaciro umwaka utaha twese dusirimuke tube dufite ibintu byatanje kandi bimeze neza iki gitanda ndakiguhera inoti ya 350 ngewe ariko ibyo biribanga ryanjye nawe sibyo simba nkubwiye ngo genda ubibwire ngo nabandi bantu ngo bakora intebe hirya babahungu bahemuka bakugiriye oya wapi kabisa twagiye ikikaba ari ni kimwe n'iki rero urabona yuko kiri clear nacyo agatanda keza bino bitanda biri mu myenda biba byose bikozwe mu mwenda nyine mwiza ugurira inkoto y'ibihumbi 6500 cyangwa se 8 biterwa n'ukuntu twumvikanye kitanda kikaba kiri fresh kimeze neza ukagenda ukagisasa sibyo ukabasha kuba nawe wagira gute wagira uburyo ubasha kuba wakwigaruramo umutima w'umuntu mukundana sikayize musasa mute musasa kuki nukuvuga ngo iki gitanda ugiye gukora ubukwe ukagenda ukakigura cyangwa se waba udakunda ikimeze kitya yari bindi bitanda uri bubone mu kanya sibyo nabivanga vanza hanga tuno tumara turabengerana buriya reka nze no kwereke buriya turabengerana udupesu tubengerana cyane utungutu nijoro iyo ucanye itara turatugarura urumuri ugasanga mu nzu nyine hararyoshye guys hanyuma aka nakameza ubugomba kuba ufite mu nzu muri iyi minsi hano hejuru ntiwamenaho amazi ngazameneke ngo azaringazinjiremo ni MDF yego ariko kariya kuko ariko kariho marble hejuru iyi ngiyi iri hano ubona ifite ibara ryanditse mu tuntu bayita marble iyi marble ntishobora gucengeramo amazi yende bakubwira ngo baguhaye imeza ya MDF itereho marble hashiriye runaka ukabona yarabyimbye come on dukoresha ibintu nyine uzi neza kandi usobanukiwe fata kanya unkurikire twagiye mu minota mike isigaye n'ikiganiro kiranarangiye so tugeze ku bitanda nyine biri champion n'ibintu bitanda nyine biba bihenze n'ibyo abakapo abantu nyine baba bihagazeho gusa nyine nawe wagikoresha nta kabiri ibintu byatanje kuko ku 600 ake 500 ngiye mpita nkubwira undi n'ibiciro byanyuma ariko yuje mo sheri ntago yes kuko usanga ibi bitanda nyine ari by'abantu babishoboye to ariko nyine nawe ari kubibona nshuti yanjye uribona ko ifite igitanda nk'iki giki ewantu money talk amafaranga nivugira nari nakubwiye ko ari 500 yatwanagiye hano tugeze ku ntebe rero champion y'intebe y'agakombe nshuti yanjye ntujyana ukabona bayicayeho cyubaha abantu babarahebye nshuti yanjye ntago intebe nyine nk'uko kuyibona nari bwanjye sinapfa kuyigondera so no kuvuga ngo rero kuno babimeze intebe byibura amafaranga make ya nyuma ni 800 wacu kandi nabwo nuko bari ku kiranguzo nagusobanuriye before so uraza tukagura simirikwire tukabigira ngute cyangwa se tukaganira uburyo bwari bwo bwose bukatuma dukorana neza niyo wabikenera iwanyu ariko ubashije kuzajya tugaburira neza kuko twebwe akeshi ntago twamara amasaha 72 tutari inyama nta kibazo ubashije kutujyana ukatujyana iwawe ngo tubikorereyo ukatugaburira ukanatwereka aho turyama nta kibazo cyangwa se mu buryo bwa free delivery tukaba twagukorera ikintu twarahuye dufite amakontra yameze neza yemewe n'amategeko twarangiza ukatwereza amafaranga tukabikora tukabizana n'ibintu bisanzwe cyane twagiye akandi gatebe keza cyane nyine ubona ko kameze fresh kagiye gafite utuguru twa muvura ibintu nk'ibyo ngibyo ubona nyine ko kameze neza aka gatebe ndakagutuye kuri abantu nyine babasirimu badakunda ibintu by'amasimirikwire ahangaha ubumeze neza cyane ubu bafite ahangaha rero ni note ya 800 naho nibwo ndi bubashe kugira gute kwitaba nimero yawe cyangwa kugusubiza so twagiye
igihugu cyose twagihaye isuku tugiha n'umucyo. Ni ukuvuga ngo iyi ntebe ahantu isanze bahereza respect, kubera ko ntabwo nakubwira ngo wenda ngo irahenze cyane cyangwa iki, ariko ubona ko niyo ukubita amaso ubona iriyubashye mushe, sibyo? Imeze neza, sibyo? imeze boy, ifite utuntu nyine ubona tw'utubingabinga hariya mu mugongo tuba turyoshye, twebwe ari nyine tugushyiramo n'akantu k'akarusho gato, tukaba twakunyabikiramo n'agapamba tukimanukira ubwo tuba twapanze. Ariko ubundi 800 ahangaha uyu munsi sindi burenze 800 inshuti yanjye, no way, ntabwo ndi burenze 800, kandi nizere ko uri serious more than me. Twagiye iyi ntebe nayo 700 ndahita nyiguhereza mu mwenda mwiza, na kano kantu tuno tuzengurutse hano turadufite cyane rwose, turadufite, uraza no kubona ibitanda bikozemo. Twagiye nta mpamvu yo gutinda uyu munsi. So nk'iyi foto n'intebe nibyo twakoze. Hanyuma iyi ngiyi ni iki, na online. Abantu bavuga ngo muzana amafoto ngo y'ibintu ngo mwabidownloadinze, nta kibazo, twamaze kubidownloadinga no kugira ngo twereke shape y'ikintu ukwiye kuba ufite, ko twebwe ntabwo dufite kamera 5D cyangwa se za Nikon za Blackmagic ngo tujye gufotora igitanda tumaze gukora. Oya, twe dufotoza amatelefone yacu bikaza bigaragara nabi, ariko ubundi ntabwo bisobanuye ko ari ibintu bibi. Iki gitanda rero uramutse ugikeneye, hanyuma ukagikenera mu buryo nyine cyujuje ibisabwa, kimeze neza, hari n'akandi kantu kaba kari ku ruhande rwacyo nshobora kuguhereza bikazana ku noti y'ibihumbi 400. Kirasobanutse cyane, sibyo? Akantu bapfundura, urakazi. Hanyuma ibitanda bisanzwe twebwe ni 250. Ariko nshuti yanjye, ibintu nk'ibi mba nkubegiye, niba ubashije kubyumva, keep it away, kuko twe turi abantu bakora, ntabwo turi abacuruzi. Twagiye akandi gatanda keza hano 350, umwenda mwiza nyine usobanutse, ukaba wagasaza akagatanda rwose, ukabasha kuba wagira gute, ukabasha kuba wategura uburiri bwawe. Hanyuma abantu twagiye dukorana ndabashimira, abo tugifitiye amakomande, namwe mwihangane nyine nakazi keshi, abantu mwese baba batugiriye icyizere bareka turakorana, ariko cyukuri vuba ahangaha ntabwo turaza gukemura ikibazo cy'uko no komande zatindagaho gato zikaba zarenzeho nk'umunsi umwe cyangwa 2, biraza gukemuka kuko turi kugerageza kongera abakozi n'abandi twahaye ubumenyi mu buryo bwo kwigisha bamaze kubimenya. So twagiye ikindi gitanda nyine kimeze nka King Champion. Iki gitanda rwose nubasha kugera ahantu ugasanga kirahari, ushaka ibyo uzasabaga byose uzabyemere. Kabisa rwose ari ahantu ubona ukavuga uti ngiye naharyamye ntabwo naba ndiki. Ni ukuvuga ngo ngiye iki gitanda 450 uze kumumagara. Dore ka kantu rero ndakakweretse ngaka hano hasi, wakabonye akabara gapfundura bakagashyiramo imyenda idafuze. Ku yindi chaîne yanjye banyibye yari yanditse Rwanda Design Solution, yari ifite ubusobanuro bahagije ku bindi bintu wenda, kuko nagendaga nononsura buri kintu ngifite umwanya. Ubu narashaje, narakuze, nsigaye mfite inshingano nyinshi, nsigaye nkora cyane kuruta kuza kuri codinga. Ariko nanone gufata akanya nkasobanurira abanyarwanda ibintu bigezweho n'ibintu bakwiye kugura aba ari ingenzi. Twagiye saramanje ubwo duhise tuzigeraho hano. Iyi ni muvura nayo imeze neza, pasete ziryoshye, urabona ko n'inzugi ziri muri inzu ari muvura. Kuri baba papa nyine musobanutse ukuntu muzi neza ibintu bya muvura, muzi n'ibintu bya ribuyu. Ahangaha rero 600 kabisa. Niba wumva uhagaze neza uhita unyandikira kuri WhatsApp. Abantu nyine bavuga bati bino bintu bya nyabyo nibyo tuba dukeneye, bitumamagara. Twe tuba turi hano ku Kicukiro mu nce, tuba turi hano ku Kicukiro tukagukorera ibintu bya nyabyo kwiye ku butunzi wawe mu rugo. Twagiye dore na ribuyu. Nawe rero buriya buri muntu wese isi yaradukarashije imushyira mu cyiciro akwiye, kandi Imana ibizi neza ko icyo cyiciro uzagera gute, uzagenda ukibamo neza uko bikwiye. Nuvuga ngo iyi saramanje nayo nzuminze ni ribuyu, iraboneka ku 300 by'amanyarwanda. Twagiye aha dore akandi kameze neza rero, nk'ubwo buri cyiciro cyose cy'ikintu ukunda hano ntago wakibura. Iyi ngiyi twahita tuyigukorera ku 450 twihuse, ariko mu giti cya pinusi ayo twadesigninzemo. Hanyuma kenda kukajya kwihitiramo n'ibara, ushobora kuba wishakira umuhondo cyangwa icyatsi. Twagiye
akangaka abantu benshi bajya bibaza ngo hano hejuru ni ikihe gituma habengerana. Hano hejuru impamvu habengerana haba hariho MDF yitwa waterproof, nizo dukoresha. Iyo rero hari ibintu tuyisiga igahita irushaho kubengerana kuriya. Iyo waterproof nkuko byumvikana ni waterproof, ntabwo ijyangizwa n'amazi, iguma imeze neza. Tuba twayihaye rero shape imeze neza, hanyuma tugakorana n'ubuhanga bwacu tukabasha kuba twagera gute twasohora ibintu bidasanzwe tukabihereza abanyarwanda. Ahanga ni inoti ya 600 rwose, kugira ngo ube wabona ibyiza nk'ibi ngibi. Ubashije kuba utayahagaze, icyo gihe urandika muri comment ngo hayi, ugahita wigendera ukareka abantu baba bafite gahunda bagakomeza. Twagiye intebe rero y'agakombe nakubwiraga nayo iri champion cyangwa se ihagarariye izindi ubu ngubu ku isoko ry'u Rwanda mu byiciro bisanzwe. Iyi ntebe niyo 450 ngenda yiguhereza. Impamvu no yose nkani, urabona tuno tuntu turi ku mpande, urabibona hano tutuntu tubiri nshobora kutuguhereza, kandi dore n'akameza. Intebe twarazikoze nyinshi, dufite ubuhamya. Ni nayo kandi niyo twakoze nk'uko ubibona, kuko ni kamera yacu yayifotoye, ntabwo ari online pictures. So twagiye ko amafoto atarangira wana, nukuvuga ngo tugeze ku zindi ntebe nyine ziba zisanzwe nk'uko ubibona, amadizeni yindi adasanzwe nyine. Kuvuga uti intebe bayita ibiziriko, hanyuma turadukwinicara twatwo bakatwita ngo ni ikiganza. Hanyuma ahangaha rero njyewe ku noti ya 700 ndahitamo kubita ibintu bisobanutse neza cyane, nkuko ni intebe n'ubundi. Iriya meza ntabwo ari twayikoze ni Dubai, ariko intebe ni twayikoze kuko twabijyanye Kabuga, twarangiza twacana umucyo tukamanuka twishimye cyane. Garde-robe nazo murahari, garuka wewe kuja. Sasa ino garde-robe nk'uko uyibona ni MDF, nk'uko ubona ushobora gukadesigninga gutya ukaba wagashyira mu cyumba cy'abana cyangwa se mu cyumba cyawe. Abasiribateri ntabwo muba muzasaza muri abasiribateri, nta soni uragura ibintu by'abasiribateri ufite imyaka 32. Nta soni njye ndi kukubwira, nanjye nibwira ntujya kugura amatora, agura amatora y'umuryango. Ejo bundi inkumi yazika kwishingira, wowe nta makuru ufite. Ubuse ejo bundi ngiye n'ibyari bimbayeho. Tuve muri story twigendere. Aka garde-robe inote y'ibihumbi 220. Ubwo nuza kubasha ubona wayuzuza, uhita unyandikira muri DM nkwereke ibintu twikorera, umpe location, ubundi ngewe ngo sirimure twimanukire. Ahangaha iyi ngiyi iribona ni imiryango 3, ubundi muryango ushatse wajya ubarira 100, ubwo ari 300. Tugahita tunamanuka cyane tukigendera. Wow, birarangiye. So come on, wakoze kunega amatwi, ndizera nubwo narondogoye, ariko ibyo navugaga byari umumaro. Abashaka rwose kugira icyo bagira ugisobanutse baze hasi muri comment, na nimero ya telefone ariko ibiri hano. Ubundi umuntu wese ufite gahunda akimara kubona ikiganiro cyiza nk'iki gifite ubusobanuro kinafitiye igihugu akamaro moshe, uhita ufata nimero ya WhatsApp ukandika kuri WhatsApp cyane. Wamara kwandika kuri WhatsApp ukavuga hayi, nkuye amakuru yawe hanaha, nshaka ubu bwoko bw'iki gicuruzwa, cyangwa unyereka ibicuruzwa bya hatari mufite bikubita kuruta ibindi. Come on, njyewe ndi John B, so ndi engineer wabyiyise, urumva wabyigize. Abantu barambajije ngo ese ubundi ngo wowe ibyo bintu wabyize he? Ngiye nabyize Kampala kandi mfite na certificate. Hanyuma rero weho ukeneye kumenya aho nize, ntabwo njya mahisha, uzaze nkwereke certificate, hanyuma nkwereke naho nkorera no ku Kicukiro Sonatube, kuri umuhanda Rwanda Gisi Sonatube. Murahazi mwese, ariko natwe tuba twitsimbye impano, twifitiye atelier yacu ukuntu, ukaza tugagukubita ibintu bya danje bigezweho. Buri munsi turapakira, nizere ko ari we dusigaje gupakirira. Imana iguhire, Uwiteka kube hafi, amakuru nguhaye azakugirira akamaro, ntazakubere inzira yo kugira ngo ujye kunegosiya ahandi hantu birangire bitanakunze neza cyangwa abagoye bitagukwiye. So ciao, I love you so much. Ciao.